n'amarira n'agahinda n'umubabaro, mbega umugabo w'inkorabusa, mbega umugabo w'inkoramahano, mbega ibintu akoreye umwana wiwe yibyariye. N'ukuri birababaje, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda basabira igihano gikakaye uyu mugabo wahemukiye umwana wiwe wibyariye. Byinshi rero urimo uragenda wibaza byerekeranye n'iyi nkuru irimo iragenda icicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, twe tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru y'uyu mugabo w'inkorabusa w'inkoramahano, aho yitwa Karekezi Olivier wari utuye mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze. Kuri ubu ngubu afunzwe akekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko, ngo kuko yari yaramugiriye irari ryinshi cyane. Umugore w'uyu mugabo witwa Karekezi niwe uhamya ko yaguye gitumo umugabo we ari hejuru y'uriya mwana we w'umukobwa, ndetse ko atari ubwa mbere yarabikoze. Ati nabifatiye neza kuko ninjiye mu nzu mbura umuntu kubera ko hari mu kabwibwi itara ngeze mu cyumba turaramo n'umugabo sanga arimo gusambanya umwana wacu. Naguye mu kantu birambabaza kandi bintera n'agahinda, ariko ubwo inzego z'ubutabera zahageze zirabikemura neza cyane. Umwana yajyaga bimbwira ariko ngewe simbyemere nkabihakana, nkavuga ati papa wawe ntabwo yagusambanya, ayo mahano ntabwo yayakora kuko ntabwo yakwicira ejo hawe hazaza. Ariko rero natunguwe no kumusanga ari hejuru y'aka kana. Umwana rero wasambanyijwe na se umubyara yavuze ko mbere y'uko se abikora akaba yari yabanje kumuzanira isume mu cyumba. Ati nibyo koko papa yasambanyije, yambwiye ngo muzanire isume, ndayimuzanira ngeze mu cyumba ahita ankururira ku gitanda maze atangira kusambanya. Nabuze uko mbigenza kandi yambwiraga ko nimbivuga azamitana. Byari bikomeye kugeza ubwo mama yaje kutugeraho turi mu cyumba turi muri icyo gikorwa, ariko ndifuza ko akurikiranwa n'ubutabera kandi ntabwo ari ubwa mbere yari abinkoreye kuko yahoraga abinkorera buri munsi ahubwo akantera ubwoba. Umukozi w'umurenge wa Kimonyi ushinzwe imiyoborere Dukundimana Jacqueline avuga ko umuryango wa Karekezi usanzwe ugaragaramo amakimbirane, gusa akavuga ko atakekaga ko umugabo yari kugera ku rwego rwo gukora kiriya cyaha cyo gusambanya uwo yibyariye. Ati uyu muryango uko tubizi tuzi ko usanzwe uba mu makimbirane, twahoraga tubatumaho tukabaganiriza ariko ntabwo twakekaga ko yagera ubwo asambanya umwana we. Ikindi ni uko uyu mugabo yarangwaga n'ubusinzi, ntekereza ko bishobora kuba ari nabyo byamuteye gukora ayo makosa nyuma yo kunywa izo nzoga yakundaga kunywa buri gihe. Kuri ubu rero uyu mugabo ukekwaho iki cyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muhoza hano mu karere ka Musanze, mu gihe umwana yajyanwe kuri Isange One Stop Center yo ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo akurikiranwe n'abaganga. Ni inkuru rero yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, abandi nabo bayitangaho ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye bitewe nyine n'ibyo uyu umubyeyi yakoreye umwana wiwe yibyariye. Hari nk'uwagize ati ni ukuri uwo mubyeyi yakoze amahano agomba guhanwa byihanukiriye. Hari undi nawe wagize ati uwo mubyeyi kino cyaha nikimuhama rwose bazamukatire urumukwiye, kandi rwose najya kuburana azaze mu nteko y'abaturage. Ati kuko nibyo twebwe dushaka. Ibitekerezo byo ni byinshi abagiye batandukanye bakomeje kugenda batangaza kuri iyi nkuru bitewe n'ibyo uyu mugabo yakoreye uwo yibyariye. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, ahubwo tubashimire mwe tuba twabanye mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi kandi tubisabira kureba munsi y'amakuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone mukandeho n'akazogera kaza nako ni mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe
muzamushimangiye yuko mugiye kujyamo aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama, ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho, ibyo nabyo rwose tuba tubikeneye 5/5. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igiye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.